ko amabanki yunguka, urwunguko rw'ayo mabanki rugera ku muturage. ahubwo se hari ikintu ngiye kuvuga, ahari inyungu amabanki yaka kuba yivuga ibigwi ko yunguka amafaranga menshi, aho nibyo binashingiye no kuba inguzanyo zitangwa ziri ku nyungu ihanitse ku muntu zisaba, kuko ibi bigwi amabanki yivuga sindumva abaturage babyivuga, ahubwo usanga umuturage watse inguzanyo aba ahangayitse guhera yifashe, yarangiza kwishyura Imana ishimwe. Aho icyo kibazo nticyaba gituma banki zivuga ibigwi ariko bagurijwe bo ari ibibazo. Nicyo ndi kubaza abaturage, namwe mwarungutse? Nicyo nanjye nibazaga, baba barungutse nabo, namwe mwarungutse cyangwa hari ibyatejwe. miliyoni 240 mu mezi 6, ubwo bivuze ko ku kwezi kumwe ni miliyoni 44 zirengaho z'urwunguko. Uwazizanye nk'inyungu uwo bari baragurije aho yasigaye amaze kuzizana bamerewe bati. Ariko ubundi hari n'ikindi, aho kugira ngo banki yunguke igere mu mamiliyoni za 200 za 300, bivuga ibigwi ko abonye miliyoni za 300, bagize bati tujye twunguka miliyoni 100 ariko tworohereza abantu mu nguzanyo, kuko inguzanyo ziri hejuru mu mwanya. none se abaturage ni umutwaro wa banki? Ntabwo ari umutwaro wa banki nyine, sinzi uwabikora, abaturage n'ab'igihugu, sinzi urwego rwabikora. Ibijyanye n'inyungu ku nguzanyo bikongera bigatekerezwaho muri za amafaranga 18% y'inyungu ahishiso zihagaze, ariko bigenwa na Beneri. Niyo turi kubwira none nyine turabwira Beneri nawe ufite mu nshingano 18% ngo inguzanyo ngo ni 16%, bakubita kuri 14% ngo iyo nguzanyo ngo rwose ngo yo urumva ngo inyungu ngo ni nkeya ngo ni 14%. Harya harano ushaka kubona inguzanyo iri munsi ya 14%. Igipimo fatizo hagati y'amabanki ku nguzanyo ni hagati ya Beneri n'amabanki kiri kuri 7%. None bigera kuri 18 n'ugute. None se bo ntibacuruza, baranguye? Akarangura kuri 7 agacuruza kuri 18. Yego. Inyungu ya 10 ubwo y'amafaranga 13. Yego. Ibintu biri hejuru mwana, biri hejuru. Banki zivuga ibigwi ariko ababandi bahaye inguzanyo kugira ngo ukazira 18%, none nawo mushinga wo guteza imbere wavanyemo za nyungu, hasi abantu barakubititse. Niyo mpamvu nawe ivuga ibigwi, banki akarizo zivuga ibigwi. Niyo mpamvu abaturage bacecetse, banki zikavuga. Banki ko zivuga abaturage bacecetse mbese. Ese kuki wamugana abaturage batavuga bati twiteje imbere? Basha no kutabivuga ariko abaturanye bakajya bavuga ati ariko kwanaka yatangiye umushinga ejo wundi yateye imbere n'ukuri kw'Imana yarakize. Ahubwo icyo nasaba ano mabanki ibintu bizigweho kutubwira ko mwungutse ni byiza. Nge mbona nta cyo mujye mutubwira nayo mwashoye. Ndagera kubeje ko nta nicyo binatumariye. Kuba banki yatangaza ko yungutse bimariye iki? Bagiye bunguka bakabigira ibanga iwabo. Kandi wahoze uvuga ngo ni byiza. Ni byiza kuri uretse uvuga ko bigushimishije. Navuze ko kunguka kwabo bishimishije. Nakubwiye nti turagera ku musozo w'ikiganiro. Ariko nubwo bishimishije. Twamaze kubona isura yawe ya nyayo. Nubwo bishimishije ko barungutse. Ntabwo ngo kwa bidutangariza no kuri. Buze kuba A&M yarungutse kubimbwira bimariye iki? Bakungutse bakabigira ibanga. Ko witotomba. Ndababaye. Mukandi kanya nishimiye yuko bungutse, ntago nkwiye kubabazwa nuko bungutse. None se ubabajwe niki? Babajwe nuko bunguka, babandi bafashe inguzanyo. Ubafitiye ishyari. Abafashe inguzanyo bativuga ibi. Kuki batavuga? Nicyo kibazo. Nimba banki yungutse bivuze ko n'uwashoye yarungutse kuko yabonye amafaranga yo kugaruza banki. Iyo ahomba ayo mafaranga ntiyari bugaruke. Iyo atanze 18% y'inyungu. Wenda yungutse 25. Asigaranye kangahe nicyo kibazo maniba. Wenda we yungutse 25. Abantu bishyura inguzanyo. Ese reka nkwaze Clement. Atanze 18% y'inyungu. Yungutse 19% agasigarana 1% ntabwo yungutse. Kucyo kintu cyakungwa 35% cyabari. Ndi kuvuga
afite iyo business yungutse yahaye banki 18 yego kandi we yungutse we yari yungutse 19%. yungutse 19 fata 18% utenya oya 19%. uri kubyumva wihuse yungutse 19% akuramo 18 asigarana 1%. Ntabwo yungutse rimwe rimwe ntabwo yungutse se yungutse pe yungutse n'ukuri ariko iyo nyungu nawe uyumve nose ushaka ko umuturage yunguka kangahe kwijana ibye ashora 100,000 yunguke bingahe nibura ashoye nk'ibihumbi 100 oya reka nere kubigereranya hari 100,000 we yakunguka nkangahera ajya mu mufuka we nyine nk'inyungu ye umuntu ushoye 100 ubwo 18 naye nuza se yakunguka nka Venise wenda nibwo byamunezeza ajya mu mufuka we nka Veni bivuze ngo umuntu washoye 100,000 yakagombye kuba yunguka 38,000 nibura n'8 kugira ngo ahereze banki yayo nawe asigarane mu mufuka. Ikigaragara nuko abantu tubwire business yaba yashoye abantu be ntago ibaho abantu benshi none ubwo ararenganya banki se oya banki yashyize kuki abantu bashora muri kuki bajya muri banki kuyafata ntandi nta kundi babigenza niryo rimwe ro barishimira Imana yiwe data we nawe urabikabije kuko iyo batajya muri banki ngo niryo rimwe riboneke byari kugenda biteze. Urumva rero no gukora business ukorera banki kuko ntago ntekereza ko inyungu banki saba abantu bakora business babona inyungu irenze iyo banki iyo baha banki bas no gukora banki kunguka ukajya kwishyura wasiteragora inzu umutwe washyushye reka nabanyi nayo kugira ngo ari amafaranga rega n'ayabatura n'ayabagenzi bawe n'ayanjye arimo n'ayawe ahubwo mu mafaranga wabikije muri banki ihiduriye umusaruro wayo n'uyu nguyu mwe kwishimira ko banki nabikijemo yungutse yirungutse nibyo bana umwatsi akaguzanya hanyuma rero ibyo bibazaga ngo ni kubera iki babitangaza icyambere ni itegeko mbese burya ibarura mari ryose rigomba kugaragaza urwunguko n'igihombo mbese niba koperative cyangwa akano kamina kaba bizigama babyita ngo iki dusasirane niba bagaragaza twinjije yaduhomba yabyagenze gutya token rapport kucyumva ko banki itakwiriye kubikora yagiye bigaragariza abanyamuryango bakabaha utumesaje batuye bajya kubivuga mu nama umwaka urashize ngo twungutse amamiliyari n'amamiliyari business abantu zenda kubashyushya imitwe hari iyawe ni ihe yanjye yawushyuhije umutwe ntago nyivugiye iriya business no kugira ngo bigende uko nguko kugira ngo bigende uko nguko hari umuntu wagujije inguzanyo kugira ngo iriya business yawe ibashe gukunda hari umuntu ufite inguzanyo muri banki kugira ngo iriya business yabashe gukunda uwafashe inguzanyo uwishyuye okay yego none utekereza ko hari ukorera ntihubatswe harubatswe none se ntago hubatswe amafaranga y'inguzanyo na inguzanyo ndabyumva ariko uyu wahubatse we ugomba gukora kugira ngo uriya muntu asubize amafaranga ye ndabyumva ntago mbyanze uri tutombera iki hari indirimbo yitwa usibe kurengera ni ya Rugamba icya kabiri atusibe kurengera mbona ibyo urwunguko rw'amabanki mu Rwanda ruri hejuru birakabije 18% menshi munywanyi kandi wa muntu ukoze ya business wumve ngo nawe hari ibindi agomba gushora ku ruhande byinshi ngo ya business kundi beho yavanamo 18% agasigara ntago byoroshye sinzi niba wenda hari cyakunda bakabisubiramo bakareba ukuntu amabanki bagabanya cyeka niba baramutse bagabanije n'ubundi igihugu cyose byahita birindimukira rimwe uzi icyo bita PSF ndayizi igira ibyiciro 2 3 harabo twita indashyikirwa bo hejuru hari nabo twita associate members abanyamuryango tukagira nabo bitsa golden cycle abo ni bo hejuru cyane iyo golden nabo hejuru ubu ugomba kuba nibura warishyuye miliyoni 20 kugira ngo ujye muri kino cyiciro agaruka jyahe nayo kwiyandikisha kwiyandikisha miliyoni 20 kujye muri icyo cyiciro cyo hejuru golden cycle gusa umuntu urimo avanamo inyungu
kubarimo. nawe uri gutekereza nk'abana. None se wagira reka nkatekerereza abana nubwo natekereza nkabo ariko reka mbatekerereza. Kavanamo iyo nyungu ntayirimo ntiyajyayo. Ngo ndi kubura ngo nyeka nange 20 miliyoni ngo nanjye ngema ariko barabifite impamvu ababirimo courage. Jya ubanza umenye impamvu byagiyeho niko bikora. Iriya bizinesi yawe wayishyiramo hano ahubwo nayivuga nyine wayishyiramo wajya muri no cycle iyo ya golden happy nimba utajyamo rero abantu barimo hano muri golden cycle nibo baguza aya mafaranga, nibo bungukira banki aya mafaranga. Ni wa muntu ufite ubushobozi bwo kujya muri banki bakamuha miliyari 10 z'inguzanyo. Akajya kubaka umudugudu. Ngenda mutse ngiye kwaka inguzanyo y'ubwubatsi ntago wanca 18%. Wemerewe kubaka se? Wemerewe inguzanyo? Urayemerewe. Kuki ne hatajyaho uburyo buri wese akabona uburyo yakwaka inguzanyo. Ariko ninde wakubyaye ugiye kugutekerereza? Nawe ariko rakabije ako kantu ni. Oya, ninde wakubyaye ugiye kugutekerereza? Kantu uvuze ntabwo ari keza ngo ninde wambyaye mwa? Umvare umvyo nkubaza. Ninde wakubyaye ugiye kugutekerereza ngo reka tubigenze gutya ngo nuri yabeho? Oya ntawe nukuri. Ko amatangazo ni ngo kuvuga ngo none se kuki burerwa yo itangaza ko yungutse? Nabyo buriya nta mpamvu yo kwirwa bimbwira reka. Kubera iki? Si imitungo yabo si umushinga yabo. Hanyuma ntuba wabo ntukwiye kumenya amafaranga yawe yagiye. Na raporo nzabasaba. Ubu ukwiriye kumenya amafaranga yawe yagiye. Ubona kwandikira burarwa nkayibaza ngo yego ngo amafaranga ko mw'icupa rimwe ku munsi murunguka cyangwa murahomba. Murahomba nongere. Ariko narumera imwe ya Mungu. Najya kwaza burarwa ngo bimeze bite? Nje rwose ntago numvaga impamvu yo gutangariza abantu amafaranga bira bintu. Ni byiza bitanga n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro yo kigiye gusoresha kibona imibare giheraho. Buri uzaba kwiye kujya batangaza imibare. Tekereza ko mu Rwanda amabanki yose ugiye kureba usanga ku mwaka yarinjije miliyari 150 z'inyungu. Arega ibyo ndabyumva. Niba yunguke nta n'ishyari ifite. Ariko ikibazo kigaruka ni cya kindi. Nicyo nyine. Miliyari 150 dufite abaturage 700,000 badafite akazi. Abo badafite akazi nabo bahuriye na banki. Mu banyamuryango banyifite abadafite akazi ntago barimo. Ubu ngubu ujya gusaba inguzanyo muri form wuzuza hazamo kwerekana uburyo uzabungabunga ibidukikije mu mishinga ugiye gukora. Cyese bitwaye iki? Kubera iki abashinzwe guhangira abandi mirimo mu mushinga bagiye gukora atagaragaza uburyo azakoresha abakozi mu gihe kirambye? Apana mu amafaranga nzakoresha abanyakabyizi 6,000 bakabekora ibyumweru 2 akazi kakaba karashize. Tugakomeza kugira umubare w'abantu 700,000. Twabonye ka stade zingahe? Stade 16 zuzuye abantu zingana na stade badafite akazi bakuzuramo. Banki ziri kunguka. Zivuga ibigo ashorwa mu bintu bidashobora guha abanyarwanda akazi. Ngo ubushomeri bugabanuke reka kurangira wenda bishaka kutakunda ariko bugabanuke. Nese kwikomanga ku gatuza ngo ngutsama miliyari ngana kuriya dufite abantu b'abashomeri bashaka kuzura stade amahoro stade 16 uku kwivuga ibigo ko amabanki bivuze iki? Aba 710 twavuze nabari ku isoko ry'umurimo. Hari rero abandi batari bajya ku isoko ry'umurimo bafite 16 kuzamura. Kamba kubwira ubyumve umve uko bimeze. Dufite miliyoni 3,218 n'abantu 556 batari bageze igihe cyo batari ku isoko ry'umurimo. Kumva igipimo cyabo kiri kuri 37.8%. Muri abo harimo abanyeshuri, harimo abakora ubuhinzi bw'amaramuko, harimo bafite ubumuga, bacitse intege, abasaza, abakecuru
harimo abandi bantu 26% ni abanyeshuri bize 3,218,000 ni abanyeshuri. Ni ukuvuga ngo ni abantu biteguye kujya ku isoko ry'umurimo basanga y'izindi 4,581,000 n'abantu 575. ubwo nuzongeraho ziraba 8,510,000 n'abantu 952. niwongeraho abanyeshuri bangana 20% ukabongera ku 13% batari bafite akazi, turaba tugize abashomeri bangana bari ku kigero cya 40%. Ibyo ntago byakunda, ndumva bitakunda, kubera ko abo bashomeri turi kuvuga turababara uyu munsi, ariko umwaka utaha hari igihe hazazamo abo ngabo baje bagasanga ari n'abandi wenda miliyoni runaka babonye akazi, iyo mero ko yazamuka igere muri za 40 ikaba yaguma aho ngaho, kuko basaba abashomeri bazakomeza abashomeri bashaka gutsitara akazi. Hatariho gahunda yo guhanga imirimo bizagenda bite? Nese mu bashomeri baragraduatinga ubwo umaze imyaka 3 uri umushomeri ngo bayekoporo tugiye guhita tuba ngo baye sergeant mu bushomeri se. Oya ariko nukuri kw'Imana, oya uko biri kose ntago ashaka umushomeri umwaka 2 2 3 4 ejo akava mu bushomeri hakazamo abandi, ntago baza biyongeraho nkaho abo bantu bazabashomeri iteka ryose paka bapfuye. Ntabwo mvuze ko bazabashomera mpaka bapfuye, ndi kuvuga kumva dufite nyine abo bantu 700,000 byumve neza. Muri 26% by'abanyeshuri reka dufate mu bindi bihumbi 400 umwaka utaha bizaza ku isoko. Reka dufate 40 ntacyo, ibihumbi 40 umwaka utaha bizaza ku isoko ry'umurimo. Biza bisanga ibindi 110 byari biraho, bibe ba 150. muri abo ntabwo ntekereza ko ntabwo ndi kubona igabanuka ry'ubushomeri, ntari kubona imbaraga akaboko k'amabanki. Ariko nabanki ntabwo izahereza abantu amafaranga ibona ko atazagaruka. Niba umuntu ari umushomeri akaba nta mushinga afite se umbanyi uri kuncamo ntabwo ari byo mvuze. Naguciyemo ngaho komeza. Nyine bari kuyaha abo bazayagarura. Ngiye ndi kuvuga hagati ya banki wiyahaye n'umunyarwanda uciriritse ukora akazi kirenza munsi. Ntabwo nanjye mvuze ngo umuturage bayahe buri wese amafaranga yakoresha ikize, nta nubwo bishoboka. Bayahe yego nyine bayahe abo ngabo basanzwe bayaha, ariko muri urwo rwunguko batugaragarizemo n'umubare muke n'igabanuka ry'ubushomeri. Ibi bintu bya biri mu nshingano za banki kugaragaza ko ubushomeri bwagabanutse. None se biri mu nshingano za banki kumenya ko umushinga ugiye gukora utazangiza ibidukikije? Kuki babisaba? Kuki biri kuri phone? Icyo kintu kibidukikije kirimo hagiyemo no kuvuga ngo uzakoresha abakozi umushinga uzamara imyaka 5. Uzakoresha abantu bangahe bahoraho kugira ngo uwo mushinga wawe uzagira akamaro kandi bashya. Ntagara abasanzwe muri projet. Ubundi se ninde winjiza iyo rubrique, ninde winjiza muri iyo nuza muri iyo form? Ninde wongera izo ngingo zishyirwamo nande? Ni banki cyangwa urundi rwego rugusaba? Uko ministeri y'ibidukikije ifatanyije n'ikigo cyayo cyo kurengera ibidukikije REMA bafashe ibyo bintu, iyo initiative barazenguruka ahantu hose babyinjizamo. Ndagira ngo nkubwire ko nabiriya bintu bivuga ngo gusaba icyangombwa cyo kubaka ku murenge, iyo ngingo irimo imyubakire yawe ntabwo ibangamiye ibidukikije. Ibyo ndabyumva. Icyo kintu cyakozwe kuri iyo ministeri, kuki kitakorwa kuri ministeri ishinzwe umurimo y'abakozi ba leta n'umurimo? Ahubwo kuki iyo ministeri itabikora ngo twisange? Yego nibyo banki kunguka nta kibazo, ni byiza ariko irungukira kuri bande? Ayo mafaranga muri gutanga arafasha abanyarwanda kuva mu bushomeri. Yego, ako kantu bagashyizemo byaba byiza cyane. Harebwa uburyo kunyumva, harebwa uburyo ministeri ifite abakozi mu nshingano, ifite umurimo mu nshingano, ikorana n'amabanki nabo barwiyemeza mirimo. Niba udashobora niba utwaye miliyari 500 ugiye gukora umushinga,
ukaba udafite uwo mushinga ukaba utagaragaza uburyo bazongeramo urubyiruko rushya, abakozi bashya, ntabwo uvuga abasanzwe batari basanzwe bafite akazi. yego none ubigaragaze mu mushinga ubone guhabwa amafaranga. yego none hazakurikirana no gukurikirana barebe ngo ese wa mushinga kuko ntabwo nakurikirana imishinga ukwishyirwa mu bikorwa uzi ko baza kumonitoringa nyine. yego barebe ngo ese ya ngingo ivuga ko uyu mushinga ugomba guhereza abantu guha abantu akazi bashya, iyi ngingo yarubahirijwe. twabonye umubare w'abashomeri ugabanuka. uzi ko iyi nzira yagabanya kubera ko amafaranga dushora, amafaranga aturuka mu mabanki ni amafaranga y'abandi banyamuryango, ni amafaranga y'abanyarwanda, wowe uraje urayafashe uyakoresheje muri bizinesi zawe n'agakundi k'abantu bake nk'abangahe nimushaka mwe muri ijana ariko bahoraho nibashaka 200 ntacyo amafaranga mari igihugu arimo kuzenguruka hagati yanyu mwebwe ubwanyu atinjizamo abandi bakozi bashya ngo ikibazo cy'ubushomeri kigabanuke. Ayo mafaranga nta kintu amariye sosiyete. Project manager mu ruganda runaka sibyo ahembwa miliyoni 2 akaza akora kuki katagabanywa abantu batatu agasigara ahembwa 660 bakayagabana. Umwe akajya kuri tere, undi akajya kuri field, undi agasimbura ushobora kugira ikibazo. handi hakoraga umwe hakazamo batatu bakarara bari bagakora shift rega umwe bakanaruhuka. Yamaze kugabanya ubushomeri birashoboka. Kumbwira ngo wungutse miliyari 20 uri bank ni byiza, ariko umuturage izo miliyoni 20 zagiye izo miliyoni zasohotse iwawe zafashije iki abaturage badafite akazi? Ngaruka ikosa rero ndibona kubashinzwe ku bigo bya leta bishinzwe kumonitoringa icyo kintu, bishinzwe umurimo, bashinzwe urubyiruko. Ukuvuga ngo aba bantu bari mu kigero cy'abakozi cyo gukora ariko badafite akazi guhera ku myaka 16 kuzamura, abenshi muri bo 63.70% n'urubyiruko. Bivuze ngo ministeri y'urubyiruko rero minister utuma twishima na ministeri uyoboye mutekereza uburyo ki nkuko ministeri y'ibidukikije yakoze icyo kintu ikakinjiza kuri fomu abasabira inguzanyo, uruganda arugiye kubaka inzu, arugiye gukora ubuhinzi, icyo babugiye gukora cyose harimo ingingo igaragaza uburyo uzabungabunga ibidukikije. Nyakubahwa minister Dr. utuma twishima Abdallah Jean Paul burya se yego amatorero yarayasaranganyije amadini mutegure mufatanyije wenda na ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo yewe na ministeri y'inganda mu mafomu yakirwaho inguzanyo mutekereza uburyo ki hagikwiye kujyamo ingingo isobanura ikintu gishyashya mu rwego rwo kugabanya ubushomeri. Abakozi twari dusanzwe dufite akazi nta kibazo mbafiteho, barakora bagahembwa, ariko se amafaranga nakomeza kujya mu miryango y'abantu nta wundi muntu mushyashya winjiyemo. Yego tuzabona amabanki yivuga ibigwi, tubone n'abantu bake bivuga ibigwi, ariko abashomeri tuzakomeza kugira umubare w'abashomeri ku mbuga nkoranyambaga biyambika ubusa. Yego birwa mu biyobyabwenge kuko nta kazi kandi kugahanga birashoboka. Ubu buryo ndabona bwatanga igisubizo. Niba tusigaye tubona aho sako y'akarere kamwe nka Ngoma itangaza inyungu ingana ya miliyoni 200 na bisobanuye ko uturere twose 27 ushaka gusanga isako ya Ngoma atari nayo yungutse meje. Reka dufatire ku rugero twabonye, dushobora gusanga buri uturere 27 twose twungutse nkayo. Ayo mafaranga nangahe mu mwaka? Hanyuma nitugaruka banyakubaho muri Ngoma mutubwire ayo mafaranga yungutse ibikorwa yashowemo byamariye icyo urubyiruko rwo abashomeri b'urubyiruko bari muri Ngoma mu karere ka Ngoma. Nibyo Ngoma nibyo
abahizi sako Nyangoma iri kunguka, yungutse umubare w'amafaranga, yunguka n'abanyamuryango bashya, abanyamuryango bagera ku 4,700 gutyo, basanga ibihumbi 110 na bingahe batangiranye. Sibyo? Uko hiyongeraho uwo mubare mushyashya w'abanyamuryango, twakagombye kwitega ko nako hiyongeramo umubare mushyashya w'abava mu cyiciro cy'ubushomeri bafite imirimo bakora, bakabona akazi, bave kuri iki cyiciro cy'ubushomeri dufite mu Rwanda cy'abadafite akazi, bagashakisha bashishikaye kandi biteguye kugatangira karamutse kabonetse. ibi bintu uzi dufite umubare munini w'abanyarwanda bakora b'abashomeri bakora ubuhinzi bw'amaramuko. Wa muntu ugiye gushora za miliyari rero agaragajemo uburyo azafasha abo bantu. Donc akantu kakaba karimo ingingo ivuga ngo uyu mushinga ugiye gushyira mu bikorwa uzamarira iki, uzagira icyo ufasha gute abantu bari mu bushomeri. Iyo ngingo ikabirimo akabyandika, none bajya gukurikirana uko wa mushinga ushyirwa mu bikorwa bakabisangamo ibi byagabanya ubushomeri. Nabyumvise kandi n'abandi baduteza amatwi nizere ko bari kubyumva neza. Barabyumva. Banyakubahwa, turasabye noneho nyakubahwa niyo nagira Marina Natali, umuyobozi w'akarere ka Ngoma, nyakubahwa meya, ubyubahiro byanyu nabo mufatanyije kuyobora aka karere, mwarakoze cyane kuba mwarabaye ijisho mwararebeye ijisho ry'abahizi sako ikunguka miliyoni zijya kuri 220 na si n'amafaranga gusa, hakunguka n'abanyamuryango bakiyongera ibihumbi 4,700 barengaho. Rwose Ngoma bravo, turabashimiye rwose, mwarakoze, wakoze neza, ajya ashimirwa n'ukuri. Ariko uyu munsi mu mezi 6 akurikiyeho, nimutekereze, mwongere mwicare, tekereze kuri bari abantu, murebe umubare w'abantu bari muri Ngoma bari hejuru y'imyaka 16 bakwiriye kubaho atarirenza munsi. Ahubwo se ibi twahoze tuvuga ni ngombwa ko bikorwa na minisita cyangwa ku rwego rw'igihugu, buriya nk'akarere nk'iyo sako ya Ngoma ubwo ntiyakwicara igashyiramo icyo kintu kavuga iti twebwe dushyizeho kuzajya afata wenda nka banki aba yabyikorera. Ariko kugira ngo bigende neza bisaba amabwiriza n'amategeko bya leta nabyo, kuko nano bikozwe uko byakorwa buri wese uko abishaka uko abyumva, kandi ntago abantu bahuza ibitekerezo, ugasanga bari gukinira mu mafaranga yanjye. Bari gukinira amafaranga y'abaturage. Yaba ari byo. Ahubwo ubuyobozi bw'akarere ubureberera abaturage, mwibuke ko mufite urubyiruko rw'abashomeri ikigero runaka, harimo abize kaminuza, harimo abarangije segonderi, harimo n'abacikishije amashuri, ariko abo bose ni abanyarwanda bafite imbaraga zo gukora. Ega ntago umuntu atungwa na diplome gusa, yagutunga ariko amaboko y'umuntu aramutunga, umuntu ashaka gukora ariko yabonye aho akora. Mu byo mutekereza madame muyobozi, nge natanga igitekerezo cyo kureba uburyo ki ubutaha tuzagaruka turirimba abahizi sako, tugaragaza ayungutse, tugaragaza umubare w'abanyamuryango bashya, tugaragaza n'umubare w'abashomeri wagabanutse kubera iryo zamuka. Donc mwunguke, ariko mwunguke n'abantu bava mu twunguke amafaranga, twunguke abanyamuryango, twunguke n'abakozi. Niba I&M Bank itugaragariza ko yungutse miliyari 23 na miliyoni 100 mu mwaka ushize, bantu bo muri I&M Bank mutwereke ubwo bira aho ngaho ko yakore ari banki nkuru nini, niho yaziramo ya mategeko yagakwiriye kuba ajyaho, ya mabwiriza mashya. Nubundi ayo mabwiriza iyo rubrique gashyirwamo igahabwa hariya hejuru. Yego. Tukamenya ngo uyu muntu afasha amafaranga kujya kurangura imodoka, sibyo? Ntago agiye kwizizana ngaziha abashoferi bamaze imyaka 5 mu kazi, basanzwe n'ubundi ari abashoferi,
shyiramo iyo ngingo igira iti abakozi bashya muri izo modoka 100 ugiye kuzana ni bangahe? nzaba mfite abashoferi 40 basanzwe 60 nabaza abashyashya. icyo kintu kizaba ari kizagabanya ubushomeri mu gihugu. Niba ugiye kubaka umudugudu wafashe miliyari 500 z'abanyarwanda z'amafaranga y'abanyarwanda uzijyana kubaka umudugudu, ni igikorwa cyiza pe, ni iterambere. Ariko garagaza nibura buri nzu izagira umuntu uyicunga ushinzwe isuku cyangwa se umutekano uhoraho afite nka kontra nibura imyaka 5. Tumenye ngo umubare w'abadafite akazi wavuye nibura umudugudu wawe watanze akazi kuko ubatse 100 watanze akazi ku bantu 100 bashya kandi bagiye guhoraho nibura mu gihe cy'imyaka 5. icyo gihe byakunda uzi ko iyi ngingo ikozwe bakabishyiramo gutya mu minsi mike birashoboka kubera ko nyine wasanga todo chômage yagabanutse cyane ko urugero naguhaye birashoboka cyane n'urugero rwa Minisiteri y'Ibidukikije yarabikoze kandi birakunda. Mbere yuko ukora ikintu cyari cyo cyose kunguzanyo kuri contract tugirana na banki haba harimo ingingo igaragaza uburyo uzabungabunga ibidukikije kuri buri mushinga wose waba ugiye gukora. Niyo waba ugiye guhinga cyangwa korora amafi, nahise kwiga ko ari ukwigana ugira ngo Minisiteri y'Urubyiruko yiganye Minisiteri y'Ibidukikije hari icyo bitwaye. Minisiteri y'Urubyiruko, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, sibyo? Minisiteri y'Inganda n'Imari, ndetse rwose bakanakorana mu rwego rwo kumenya aho ubushomeri buri cyangwa se bwiganje cyangwa se aho abantu bari. Sinzi niba bakora byaba byiza banakoranye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, murebe uburyo mwashyiraho ibwiriza muhuriyeho. nawe yakagiyemo ikagikurikirana sibajya kurikirana ibintu ko imishinga ikorwa se. Yego, muri buryo hakwiriye kujyaho ingingo muhuriyeho mwize neza mwanonosoye y'uburyo bwo kugabanya ubushomeri dufite mu gihugu. Kubera ko niba mu Rwanda dufite igihembwe cya kabiri cy'umwaka ushize twari dufite 710 by'abanyarwanda, twagabanyije 45 bijya muri stade usanga ni stade 16 z'abantu. Ongera ngo stade Amahoro ntabwo ari pere. Stade Amahoro 16 zirimo abantu zose zikuzura ubatumiye zakuzura utumije inama yabo zakuzura 16. C'est grave. Kandi rega ni imibare nawe mbanye ikemanga. Dushobora kuba dufite nka miliyoni irenga ahubwo. Ariko ubundi se ninde watanze iyo mibare? Icyo bita ubushakashatsi. Ubushakashatsi ariko buragerageza kuvugisha ukuri ubushakashatsi. Kiriya kigo kiragerageza kuko nikiba ubwacyo ntabwo ari cyo gikora ubushakashatsi gikorera ibindi bigo cyangwa izindi za ministeri. Ubushakashatsi bujye bukemangwa ni bwa bundi yakumva ngo twebwe ngo twikoreye ubushakashatsi ngo dutangaza ko nibwo wakemanga ko nawe kwivuga ibibi yakoroshye agashyiramo utuzi. Gusa dushime ko iterambere ry'igihugu ririmo kuzamuka, ariko nirizamuke rizamuna n'abandi. Ariko tunyarukire rwose muri Ngoma tubashimire. Turabashimiye rwose. Mapambano, Marie Gloriose na Nathalie, abo n'abayobozi kongeyeho na Benwa igitifu. Rwose pe. Yewe na Innocent tumwine ntitumwibagirwe. Nawe ntajyeho. Ariko murebe uburyo ki ari amafaranga yungutswe n'aba banyamuryango biyongereye. Ariko niyo ngingo mukashyiremo nta kintu amezi 6 ubutaha mujye kutwereka ko mwungutse wenda zindi nkizi musaza mutubwira ariko buriya twanabashije no guhangira imirimo cyangwa se banyiri imishinga abafasha amafaranga muri ino sako cyane ko ari abaturage cyangwa se ari abashoramari n'undi wo muri Ngoma n'ubundi nta muntu uvi Kigali ngaze gufata inguzanyo muri Ngoma. Iyo ngingo nijyamo yuko bagiye kuvuga uko bazajya bafasha bari mu bushomeri kubuvamo n'ubundi abazava muri ubwo bushomeri ni abaturage ba Ngoma. Ni inyungu rero kariya kantu nuko mu ngingo 20 10 18 cyangwa 30 zingahe ziri muri ari amasezerano umuntu ufashe inguzanyo afata asinya njyanama nyobozi joke na umutekano itaguye niyaguye mwicare murebe makagingo kavuga ngo umunyengoma mukanage umuturage wa Ngoma ugiye kwaka credit
agiye kuyikoresha atwereke nibura azafasha umuntu umwe cyangwa babiri kuva mu bushomeri kandi mu buryo burambye. Apana byo ngo ngiye guhinga urutoki, ngiye abakozi babantundira ifumbire ngo ubita abakozi. Oya, vuga uti ngiye guhinga urutoki ruzamara imyaka 10. Abazajya nkora mu rutoki ni 5 bafite kontara y'imyaka 5. Uzaba ugikemuye kandi ko bahembere no muri ya sako, sibyo? ubahembere no muri ya sako. Sako none izazamuka kurushaho izunguka benshi, ariko kubyumva ubutano no muzatangaza imibare yo mafaranga mwungutse menshi, kuko hazabajemo abandi bantu bashyashya abanyamuryango babonye akazi batari basanzwe bagafite, bizigamire batanga ejo heza, bishyure mituweli, aho kugira ngo tujye kwirukanga ku baturage ngo mutange ejo heza, ngo ndaguha serivisi unyeretse ejo heza. Hari igihe unayimusaba nta afite akura. Uretse mu minsi mike nzajya kwisurira akarere ka Ngoma. Ariko ndabashimiye kweri. Oya, buriya cyagenda kuvuga ngo ndishimye, nayo nishimiye nyine inyungu ziboneka, ariko bigeze nyuma kuri yanjye ndabagenda babaye. Kwishima kwanjye no kwishima kwanjye kwa mbere no kwara kwanjye kwa nyuma kubihuza birakunanira, utangira kumpata ibibazo, ariko ntacyo. Nibura byanzuye icyo byaba ari. Ni byiza ko inzego za leta, inzego bireba zibishyamuneka muri uburyo aba bantu 700 bagabanuka mbere yuko umwaka utaha yongeraho ibindi 40 birangije ishuri. Nibura tugira umuhigo wo gukura 100,000 nibura buri mezi 6, kugira ngo 40 birangije ishuri nibiza bisanga ari bijye mu myanya bya bindi 100 byiye, tuzaba tugabanyijeho 60% bya buri mwaka. Imyaka 5 izajya gushira ubushomeri. Abanyarwanda twese dukora tubigereho. Abashinwa se ko babigezeho. Abashinwa ko babigezeho. Iyi politike yaba ari sawa, nyamaze reka nkubwire. Iki ni kiganiro umuzi w'ukuri, muri kumwe na Patrick na Kerema. Ikiganiro umuzi w'ukuri kuri Voice FM 94.5. Kanatwe tunyarukiye.